bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri, abari mu bihugu byo hanze mwese ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje, nanabifuriza umwaka mushya muhire, dore tugeze mu minsi mikuru. Rero mukomeze kugira ibihe byiza. Reka nshimire wowe utanga inama n'ibitekerezo muri comment, ubufasha bugiye butandukanye mugenda mutanga, yaba ku buzima bwawe tuba twaganiriye nabo bagiye batandukanye, n'ukuri ndabashimira, Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi rero turi kumwe na Mama Salomo. Hari haciyeho iminsi tukaganira ariko twaherukanaga, ngira ngo murabyibuka turi kuganira. Uyu munsi rero namusuye ariko niba muhamagaye arambwira ati nagira ngo ngere mu rugo tuganire, nyine ngo nibwo mpageze, ariko ngira ngo wenda ntarajya kuvuga byinshi namwe amaso arabaha. Murabona ko ibintu bye byose biri hanze, uretse ko atari na byose hari, wenda harimo n'ibindi bidahari, ariko murabona ko ibintu byose biri hanze, yicaye hanze, inzu ifunze. Ubwo nyine nawe uhita wibwira icyabaye, ariko reka tuganire nawe kugira ngo tubashe kumenya wa mugani byagenze bite kuki ari hanze. Njye nibwo kihagera, ariko reka tubanze tumubaze. Mama Salomo umeze ute? Ndaho gahoro nyine bityo bibona. Umwaka mushya rero. Umwaka mushya si njyewe urabona nzawurya koko? Oya, ntuzakurya upfa ikintu nuko wakurya buri ko bwanjye ndabona wandiye byarangiye. Oya, hanyuma se mpamagaye byihutirwa mbwira uti ngwino urebe ko hari icyo wamfasha, byanze uri n'ibintu hanze, ndabona ufite umufuka n'amatera n'ibikombe, byagenze gute? Nakubwira ikira mu bigaragara nyine uri hanze y'inzu, ariko ntabwo tuzi impamvu. Byagenze gute kugira ngo uri hanze y'urugo? mbibona ari hanze y'inzu, afite uburiri aryamaho, afite ibyo kwiyorosa byose, dore ngibi use koko urambwira ngo ari nkawe wavuga ko ari ibiki byabaye? Biragaragara. Ubwo nyine tubwire byaturutse kuki kuba uri hanze. Biragaragara wenda ko nyir'inzu yagusohoye mu nzu, ariko impamvu nyirizina ni iyihe? Byagenze gute? Nabizi kuva na kera urabizi amateka yanjye. Nari mfite umugabo, nubwo wenda twari dukennye ariko ubukene twabubanagamo. Arangije abonye hari bimugoye kuba yamfasha dukomezanye urugendo rw'ubukene, turera abana. Uzi ko mfite abana biga kandi 3 bose ubu bari kwiga. Umugabo aragenda yisabira amafaranga mu itsinda, mu gatsinda twabagamo gatoya ko muri uyu mudugudu. Arangije barayajyanye. Mwagujije mu itsinda mugira ngo muyakoreshe mu byo mu rugo cyangwa tuyakoreshe? Oya, twagira ngo turebe yuko twabona ikintu dukora, wenda umuntu akajya abona inyungu akishyura rya itsinda ryari ryawe niwe waribagamo. Ni njye byari byanditseho mu mazina yanjye. Arangije agenda atishyuye, urumva ntabwo yari kwishyura, yari afite gahunda yo kuyatwara n'ubundi. Ubwo ansigamo ideni ry'amezi 2 y'inzu, kubera ko yari amaze igihe anarwaye. Hari n'ibintu yansizemo n'ideni ry'umuganga, ansigamo antwarira n'igisorori cy'umuturanyi nagombaga kwishyura nacyo. Ubwo cyo naracyishyuye, ariko n'ideni ryo kwa muganga ryishyura. Ubwo n'ay'inzu urumva yarishyuwe ararangira, ahubwo itsinda niryo byarangiye. Urumva bantwaye gake nyine mu bukene bwanjye, ariko na n'izi saha byananiye kubyishyura. Urumva rero no kugenda ndwana no itsinda ryari ry'igihe kingana iki? Ntabwo rirarangira, ryagombaga kumara umwaka. Ni ry'umwaka. Ubwo mwari gufata muri uku kwa 12? Oya, kugabana. ahubwo urumva umwaka wararangiye muri icyo gihe. Umwaka warashize, batangira ikindi cyiciro. Noneho barambwira ati komeza utange make make, wenda uyu mwaka uyu turimo noneho bazagabana muri uku kwa 12. Ubu bazagabana. Barambwira ati wenda twazajya kugabana wowe wenda yayandi uyamazemo. None byarananiye burundu, ku buryo nyine nabo n'ubundi ubu ngubu banansanze hano n'ibi ngibi byari bisigaye babitwara. Hanyuma nari nkubajije impamvu wasohotse, uti umugabo, utangira nyine ku bibazo wari ufitanye n'umugabo. Yaba ariyo mpamvu kano kanya uri hanze? Byaba biri guturuka n'ubundi ku mugabo kuba uri hanze kano kanya?
Urumva n'ubundi byakomerejeho n'ibyo nuko yari ansize mu madeni n'iki n'ibintu nabashije nyine byarenze ubwenge bwanjye ubundi muri make. Ibibazo yansizemo byarenze ubushobozi njye ariko waragerageje byarankurikiranye na n'izi saha nyine kugeza na n'ubu byanze bikunze n'icyo kiri kubitera, kubera ko iyo ataza kunsiga muri ayo madeni yose nibura ayo nishyuye ideni nari kuyakoramo n'igishoro nkakora. Uko biri kose ariko waragerageje njyewe uko mbibona, kubera ko naragerageje pe kuba wenyine, kuba uri umuntu wenyine, cyane cyane akenshi nyine umugore iteka uri wenyine, urera abana wenyine, urugo ari urwe wenyine, biramugora n'ubundi. Rero ngereranyije n'igihe gishize agiye, waragerageje nyine, ariko n'ubundi uracyakomeza kugerageza, kuko ni wowe nyine, abana n'abawe yarabaguhariye. Ibyo bigeragezo byose bigomba kuba ari wowe bireba. Hanyuma kuva umugabo yagenda, ese ugereranyije mbere mukibana muri bwa bukene, akibyemera ko mubana, no kugeza kuri uyu munsi aho yagendeye ukaba uri wenyine, ubona impinduka yabaye hari iyihe? Ese mbere nibwo wari umeze neza kurusha ubu nibwo se wabaye ubona ko byibura umeze neza kurusha muri bwa buzima mukiri kumwe? Ubu noneho urabona icyiza ari ikihe muri bwa buzima? n'ubu n'ababeshyi rwose ubu ngubu nibwo bingoye, birangoye biteye ubwoba, kubera uriya gukora uri umwe byanze bikunze, urihirira abana, ubagaburira, ushaka buri kimwe cyose, ushaka isabune yo gufura, ushaka yo kwishyura inzu, urumva biragoye umuntu umwe. Ubu nibwo bigoye. Hari igihe kigera nkumva birandenze, nkumva nahita nimanika mu mugozi. Hanyuma se abana bawusize, urumva ufite ibibazo birumvikana, ariko uwo mwanzuro nawo wafashe ntago ari uwa kigabo. Umwanzuro wo kwiyahura se? Rega buri umuntu wapfuye nta kintu aba hanyuma aba bana usize bo bigenda gute? Bazabaho mu ngorane zabo nk'izo nanjye nabayemo. Rega nanjye buriya ntabwo nabayeho mfite ababyeyi gusa nyine babaho muri bya bibazo nawe wabayemo, ariko ni wowe waba bibateye nanone. Kandi gusa ntabwo ababyeyi banjye biyahuye, ariko nyine byabaye ngombwa ko bagenda, nabo ntibari bahari. Hanyuma kugeza uyu munsi ubwo bisobanuye ko nyir'inzu yagusohoye kubera amafaranga y'ubwishyu y'inzu. Ni amezi angahe mufitiye y'inzu ku buryo gusohora mu nzu mu minsi mikuru? Tugiye mu minsi mikuru, mwakabiganiriyeho, ariko tubwire ni igihe kingana ikibazo cyishyura ku buryo gusohora mu nzu n'ibintu zino saha. Kubera ko njye nyamuha byagoranye, urumva yageze aharanabirambirwa, aravuga ati ntabwo nabivamo. Ni ukwezi kumwe namugiyemo kurarangira, ubwo amara iminsi 15 irarangira nyine ndanayirenze, ubu naranayirengeje. Yaguhaye piriyave? Yampaye piriyave ndanayifite nyine. Ni ukwezi kumwe ariko kwirukanira? Ukwezi kumwe, ubwo urumva iyo bibaye ngombwa ko usubira nko mu nzu, wishyura uko kwezi, ukishyura n'ukundi ubwo watangiye. Ariko iyo kwirukanye ubu hatangiye ukundi, ubwo yaba ari amezi abiri? Ubwo yaba ari abiri n'ubundi. Kwihangana byaramunaniye, bivuze ko yarambiwe. Kwihangana yarambiwe. Iyi nzu yishyura angahe? Yishyura 35,000. 35, ariko ntabwo ari amafaranga menshi umuntu yakirukanira umuntu mu nzu we. Menshi yamaze kuba abiri ku muntu nkanjye ntabwo nazayabona, nta nubwo nayabona pe. Urumva udashobora kubona 70,000 neza neza ngo ubibone mu ntoki zawe? Ntabwo nayabona. Uburyo wavuga uti 35 ntabwo nayabona. Ko wajya kuyabona se? Kumaze igihe uyabona, kuko utizera ko aho mbere uburyo wayabonagamo n'ubundi atazongera akaboneka? Ni Imana nyine. Imana ariko iracyahari. Imana ibikora, Imana iracyakora, ariko hari igihe kigera nyine igasa nkaho yibagiwe nk'umuntu mo gake. Wumva yarakwibagiwe? Wumva bisa nkaho iri kugenda inyibagirwamo. Impamvu rero igihe kigera umuntu agasa nk'uwihebye burundu. Buriya yarakwibagiwe, ntabwo uba uri muzima. Hanyuma hari ibindi bintu yaba yarafashe byaba biri mu nzu, cyangwa ni ibyo gusa? Ibintu mfite by'agaciro se ubundi ni iki ko keretse ibijerekani? Mfite ibijerekani 3 by'ibibundi binini, ntabwo yatumye mbisohora. Nta ntebe zirimo se? Oya, nta kindi kintu. Ubwo igisigayemo ni igiki? Ni injerekani n'umukeka nawusizemo. Ubwo ni injerekani n'umukeka byagufatiriye byose iyo bisohora? Ibyo yasigaye nta n'ikintu yanabimaze ubundi muri make.
sinzi impamvu rero yabisigaranye, banza ari nko kumpima nyine, wenda avuga ati wenda amafaranga arayaja kumukeka nimba ugura ibihumbi 10, wongera mfite umutoya ugura ibihumbi 10, wenda nimba azawugurisha n'izo njerekani n'izo bidi. hanyuma nta kuntu se umuntu ntabwo nzi nyir'inzu wawe uko ateye cyangwa niba ari umuntu ushaka kumvikana, nta kuntu umuntu yaganira nawe byibura akakubabarira ko n'ukwezi kwa 12 hakajyamo kwa mbere, wenda mu kwa 12 wishyura kuri zingahe? Wishyura ku itariki 19. Yakihangana ko n'ukwezi kwa 12 kukarangira nturya iminsi mikuru uri ku gasozi, akihangana noneho mu kwa mbere byagera umuntu akamushakira amafaranga byura nk'ay'amezi 2 akayamuhereza ntagasigaramo ukundi kwezi kumwe, ntabwo yabyemera. Rero nanjye naramwigishije ndamwinginga nawe ati wambabariye sindira iminsi mikuru hano. Nk'ubu ngubu abana bari ku ishuri, ubu barataha nyine twicarane hanze, nta n'iki naramwinginze byaranze. Urumva nta kintu nawe ntabwo wamujya imbere uvuga ngo uramubwira gutyo gusa. Ntabwo hari igihe umuntu atandukana n'umuntu, umugabo n'umugore batandukana, umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe, ariko ugasanga hagati yanyu hari uwungutse, ugasanga niba ari umugabo wagiye wenda yabayeho neza, ubuzima bwarahindutse nyine nk'uko yabyifuzaga byarabaye, cyangwa se ugasanga nawe umugore wasigaye ukabona nyine nawe ubuzima bwarahindutse. Twari tumaze iminsi uvuga tuti mama Salomo yarabyibushye ameze neza, nyine nta stress nyinshi, wenda nta bibazo bibura ku muntu, ariko ntabwo gifite ibibazo nk'ibyo yageraga kera. Tubona mbese hari aho byibura nyine hari iterambere uri kugira, nubwo wenda nta kazi ufite gafatika, ariko urebye ku ruhande rwawe ku buzima bwawe ubayemo muri iki gihe, ukareba wenda sinzi niba ujya umenya amakuru y'uriya mugabo wawe, wenda niba hari abaguha amakuru, niba se hari aho ujya umubona, niba se ajya guhamagara, wenda ukaba wakumenya ngo wameze ate, ese bwa buzima yagiye ashaka bwiza yarabubonye, ya mafaranga wa mugani utari ufite yarayabonye, ujya ubasha kumenya byibura we uko abeho kugira ngo wumve niba hari icyo yaba yarakurushije. Rega buriya nubwo abagabo baduta bakagenda, buriya umuntu mwabyaranye muba mwarabyaranye, iyo ubuzima bwanze uramuvugisha, nawe ntiyakemera ko ujya gusembera ku gasozi kandi afite aho aba. Ku buryo umenya amakuru ye cyangwa yuko abayeho nawe ku giti cye. Ku giti cyanjye ahubwo niyo muvuze gutyo mba numva ahubwo uri gusa nkaho nkora mu nkovu, singishaka kumenya n'ibyo rwose. Ntukangare kumenya ibyo umuntu mwabyaranye, nabyo ntabwo ari byo, kuko uri umuntu ugutaye mu kibazo kugira ngo ukunde upfe nabi, umere nk'uko mbyemeza uku nguku, nta nubwo wamwibuka. Kuko yakabaye avuga ati wa mugore namusize mu bibazo, namusize muri ya madeni namusizemo, namusigiye abana twabyaranye, yakabaye avuga ati nibura ikamwohereza n'igihumbi cyo kugurira umwana isukari, ku buryo n'abana wagira ngo usabe babyaye, sinzi ukuntu nabyita. Ubu nta makuru ye ujya wifuza kumenya nawe? Niba nabivuze mba numva ntazi. Hanyuma bibaye ngombwa nk'ubu nyine urabona uko bimeze, wenda byo biranagaragara nk'ubu ngubu bimeze, ntabwo ushobora kumuvugisha ukamubwira uko bimeze n'ikibazo ufite, akaba yagira icyo agufasha, wenda niba hari ubushobozi wafite, niba buriya hari igihe umuntu mugirana ikibazo ariko umwe yagira ikibazo kirenze icyo ufite, ukavuga ati uriya muntu nubwo tutagihuza ariko mu gihe runaka twarabanye kandi ni mama w'umwana, wenda akavuga ati niba hari icyo njye ngurushije reka njyewe nekomera nkawe ngire icyo ngufasha. Afite abandi yitayeho, mwihorere rwose, njye bura ntabwo yabyibuka. Nibura njye sinamusaba icya mbere kuko sinzi na nimero ye, kuba ntazi nimero ye byonyine birahagije kuba nta n'ahantu twahurira. Ubu buzima bwose wabamo nta kintu wamusaba? Namusaba se uvuga uti umuntu utagira impuhwe z'abana yagira impuhwe zanjye gute? Rega ngo umugabo nyine muhuzwa n'uko wenda mubana, ariko hari abagabo bakunda abana babo, hari n'abandi rero bahuzwa nawe n'uko mubana, nta handi hantu cy'abana bitabareba, ku buryo aramutse amenye iki kibazo nta kintu yagikoraho na kimwe, nta n'icyo yaguha kugira ngo n'ubundi yansize meze uko, n'ubundi niko nkimeze, n'ubundi yansize mu mezi 2, izi saha ntago azi nimba iyo nzu nkirimo cyangwa ntayirimo. Urumva rero n'ubundi ni ibibazo yansizemo, n'ubundi nibyo bigihari, nta n'icyahindutse. Yaba ari umuntu utekereza n'ubundi ntabwo aba yaransize gutyo gusa, aba yaragiye hari icyo asize, yaragiye cyangwa akavuga ati wenda nubwo nagiye ariko reka nibuke ba bantu nasize inyuma. Nta kintu na kimwe yigeze yibuka.
Izi rero ni navuga ko hari igihe umuntu akora ikintu azi ko aguhimye ariko nawe yihima. Ntabwo nzi ngo we ameze gute, sinzi nimba ameze neza cyangwa ameze nabi, ariko ntitumwifuriza kumererwa nabi, ahubwo njye ku bwanjye ndifuza ko yakabaye ameze neza, noneho akazagaruka nyuma akongera akareba umuryango wawe. ese ubu ntiyamimye yarampimye, n'ubundi yarampimye ntacyo atakoze, ntabwo nakabaye mpangayitse kuri uru rwego kugera aho mvuga ati wenda nshobora kwiyambura n'ubuzima ngiye ku giti cyanjye nkabwiyambura, abana bakazabaho cyangwa nabo bagapfa bikagira inzira. Nuko icyo kintu cyuvuze ni kibi ntongere no kukivuga. Ibintu byo kwiyambura ubuzima, ubu ikintu cya mbere cyo ni igitekerezo cy'abaswa, ni umubaze nabi. ariko uzi kugenda mu nzira ukajya ugenda ubona utareba n'ibiri kuba, utareba abantu, nta kintu na kimwe uri kureba, ugenda wivugisha gusa wumva utazi icyerekezo uri kujyamo. Ariko uri muzima byibura, erega hari benshi nyine muzima ntari muzima mu mutwe, ibitekerezo by'umuntu umeze nkanjye ntabwo biba ari bizima, rero sindi muzima n'ubundi. hanyuma kino kiganiro aramutse akirebye akavuga ati nubwo wenda nanjye nta kintu gifatika mfite, reka njye kureba madamu wanjye ndebe icyo nagufasha, ubufasha yaguha wabwakira? keretse abukunyujijeho tukamenya ko ya wowe nk'umugore we, jyewe rega ntabwo ibintu byose bizajya binshaho, wowe agushatse akavuga ati ubaje aha ngaha wenda anunguye akaza wenda tugahura akangirira nabi, ubwo ntanungutse iki kugira nabi, ntabwo nakemera ko yakuroga se. Urumva wagira nabi umuntu yaza akagukubita se akakubitira mu rugo rwawe, ashaka kuza avuga ati ngewe hari icyo ngiye gukemura, ngiye amezi y'inzu ngiye kuyishyura nk'abana, kubera abana banjye. Buriya akenshi umugabo akora ibintu kubera abana, avuga ati iyi nzu ngiye kuyishyura, muve ku gasozi, imvura iri kugwa, turi mu gihe cy'imvura, nyine agashaka uburyo akemura bya bibazo bikomeye cyane. fashe nka nimero yanjye akayashyira kuri telefone, akavuga ati ikintu cyangwa akavuga ati mpa nimero ya nyir'inzu mwishyure, ibyo nabyemera, ariko kumbwira ngo wenda yanzanira ubufasha mu rugo sinamukundira. Mbese ntukimwizera nicyo bivuze? ntabwo namwizera, kuko erega biba bingana no kukwica ibintu nk'ibi ngibi, umuntu ugukorera ibintu nk'ibi ukagera aho urara hanze, ukagera aho ugira gute, akukwica birenze uko. Ntabwo biba byoroshye. Ahubwo se nanone ko turi mu gihe cy'imvura, urumva turi mu gihe cy'imvura, imvura iri kugwa, ndibaza nk'umuntu ugusohoye mu nzu n'amasaha, aratekereza ko imvura ikakunyagira, ko imvura imvura ikabinyagira, ko imvura ukabura aho urara. Ibyo bintu uwo muntu yirinze arabitekereza, cyangwa n'umuntu ukora ibintu yeretse ntabwo biba bimureba rwose habe na gato, ahubwo uravuga iby'imvura bitewe n'imvura iri hanze aha ngaha, umutima ukavamo nyine. Hanyuma rero mama Salomo, nk'umuntu mukuru nyine, ubu buzima uri gupanga iki? Urumva igihe cyari gishize rwose ku maso y'abantu, kandi koko niko byari binameze, wari umereze neza, ubona waratuje, nta kajagari ugifite mu mutwe, nta bitutsi bikikuvuga mu matwi, hari ukuntu umuntu yiyakira, wari wariyakiriye. None kano kanya bihise bihinduka, uri kubona ubuzima bwawe bimeze bite, biri ku amaherezo? Amaherezo ndi mu marembera nyine, nyuma y'ibi ngibi se hari ikindi uretse kwipfira ku muntu wakigendera? Nta kindi cyo gukora mfite, ni ukwipfira. Nibyo utegereje? nta kindi. Ko ukiri muto ariko kuki wifuza gupfa mu ruho? Nimba kera narabaye mu ishyamba nkagira Imana nkarivamo, buriya nari naranaryibagiwe burundu, izi saha nkaba noneho nongeye nsubiye hanze, urumva hasigaye iki kindi? Nta kindi gisigaye, nta kindi gisigaye uretse gupfa. Ariko ibyo ni ibibi wabonye, kandi hari n'ibyiza bigutegereje. Buriya buri muntu wese, twese tubaho mu buzima bubi, ariko burya tuba dufite n'ubundi bwiza imbere tutazi ngo ni ryari, ariko ntabwo buri wese abana nibaza ndabashyiraho imbwira, bagiye ku ishuri, bagiye ku ishuri, nibaza ndabashyiraho. biza ngo yakinze inzu, bigisanga ni ryari? Harakinze nyine, nta kintu nakuramo kindi. Yakinze aragenda. Ubwo yakinze abana ikintu twavugana keretse nyine abonye amafaranga ye, nta kindi twavugana. Iyo abonye yakureka noneho akaguhaye amahoro. Ubwo buriya umuntu yaguhaye inzu yo kuyibamo ku mafaranga, nyine aba ari amafaranga, nta kindi muba mupana. Iyo yabuze nyine nta kindi muba mugomba kuvugana. Urabona nawe ndatuje nyine,
reka nibere hanze nibaza turanyagirwa na nyine ni igihe cy'imvura. oya ntabwo mwanyagirwa, urumva wafata kunyagiza abana mu mvura wenda murajya kugama. Njye rero ubu ubu se biranyobeye. ninde wakugamisha n'ibi bintu n'abana bangahe? Kumva ndi kwibaza nakora iki muri aka kanya, nicyo kintu ndi kwibaza. Ubu turi ngahera saa saba. Uri gutekereza ko ugiye kukwerekeza he rero? Nta hantu ndi gutekereza, nta hantu ndi gutekereza ko hariho imvura nyinshi, nta hantu namwe ndi gutekereza. Ndicara aha nigwa ihansanga. Hanyuma uharare? None se ubu ndakora iki mu by'ukuri? Iki kintu ko nabuze amafaranga yo kugura igikapu ntwaramo. Ikintu ni igishashi, Ariko nacyo ni kigali. nimba nacyambika abana mu mutwe imvura iguye sinzi ubwo ndabyaranjamo, cyangwa se Imana ifashe imvura ntigwe. Imvura ntigwe kandi ubone n'amafaranga, nyine ubone no gukemura ikibazo. Kuko uri kumva mu by'ukuri uretse ko nyine wenda umuntu aba afite imibare ye, amafaranga urimo nyir'inzu ntabwo ari amafaranga menshi yatuma gusohora mu nzu. Ariko nanone ntawamenya, biterwa n'uko Ni menshi umuntu kuri njye, ni menshi. ni menshi, biterwa n'uko umuntu akora akazi. Ashobora kuba akora ariko adakopa averisite, icyo gihe rero byamugora kugira ngo wa mugani akushyiremo imiyaga. Hanyuma kugeza ubu nta munsi n'umwe gusa namara kuvugisha, Nta munsi n'umwe aramvugisha, niyo mpamvu nanjye nkubwira ati niyo yatekereza kuba yambwira ati wenda nje mu rugo sinamukundira, ko ntabwo ubuze icyo umuntu atekereza cyangwa ikimugenza. Nimba ari ubufasha akavuga ati wenda nkeneye ko abana banjye bataba ku gasozi, yambwira ati nimero yawe reka nyashyireho, cyangwa se akambwira ati mpa nimero ya nyir'inzu, nayimuha rwose akayamuhereza. Ariko kumbwira ngo aje hano gutyo uko yiboneye, ntabwo namwizera. ntabwo wamwizera kandi buriya Ibyo yakoze birahagije, ntabwo nakongera kumuha icyizere. utizera umuntu ni uko aba yaragutakarije icyizere. Gusa nanone ntabwo twavuga ngo duciye umurongo ngo tubihebeye ngo ugiye kwambara bodaboda kubera ko amafaranga yo kugura izindi nkweto zashize cyangwa amafaranga y'inzu yashize ngo ugiye kurara hanze. Ntabwo uri burare hanze, ahubwo Ndarara he se? Ninarara hanze ubu ndarara se? sinzi, ni uko nyine bitahita bikunda. Buriya gushaka n'inzu birahenda. Hari inzu muri ino karitsiye iri munsi y'aya mafaranga umuntu yabona. Ubwo nari ntekereje ko wenda kugira ngo utarara mu nzu tube tugushakiye ahantu ucumbika, cyangwa se niba ari umuturanyi wagucumbika simbizi. Buriya hari ukuntu uba ufite n'inshuti, nta nshuti wabona wajya nayo bino bintu byibura ikagucumbira iminsi 2 cyangwa 3, natwe tugakurikirana bino bintu tugashaka ahantu wa mugani twabiranguza. Niba ari ukubiranguza kuri makeya nyine habonekamo n'udufaranga dukeya, umuntu akaba yatugufashisha, yatuguha nyine ukajya kugerageza mbese. Buriya rero sinzi nimba ujya ubana uburyo ubanamo wenda n'inshuti zawe cyane iki. Buriya iyo wageze mu byago n'umuntu mwari muziranye ahita kwihinduka, nta nubwo umenya akanahari, Nta kuko cyizere ufite ko hari ahita umuntu atekereza wawe. ati ese ubu ndagaburira bari abana na nyina. Inzu za hano ziba ari ntoya, atekereza ahantu ashyira ibi bintu byose, wenda si byinshi ariko urumva rero biragoye. Kugora byo biragoye, gusa nanone nibwo buzima tubamo ni ukwihangana. Nibwo buzima tubamo ni ukwihangana, kuko hari benshi baca mu bibazo bigiye bitandukanye. Hari n'abanyuze mu birenze wowe ubwawe ibyo ubamo. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe tuba tugomba kugira kwihangana no gushaka umuti w'ikibazo. Kugeza uyu munsi nta muti w'ikibazo turabona kandi urakenewe, kuko ntabwo abana bari butahe ngo babwire ngo papa ngo nyir'inzu yadusohoye mu nzu. Ntabwo abana baza bataha ngo babwire ngo nta gikoma ngo nta biryo. Ntabyo bari bubone, imbabura si ngiyi, nta kintu bari bwibonere rwose. Rimwe kabiri se kangahe, urumva bishobora kuba ariko ntibihore, kuko buri umwana barengana. Buri abana bagwa mu bintu by'ababyeyi ariko bo ntabwo baba babizi. Nk'ayo makimbirane yose mba mufitanye ntabwo umwana yabimenya, Ntabwo baba babizi ariko babigwamo babonamo bakabaho gake. nabi. Uzi ko utareba so cyangwa mama kandi ubafite. Urumva nyine bagomba kugira ingaruka, bigomba kubagiraho ingaruka kuko nta n'ikindi baranabibona kuko ese batabona papa baba bumva ko yagiye kandi barahoze bamubona. Ni ikibazo ntawe ujya mukubaza
nk'umukuru ntabwo ajya kubaza ati baramumbaza papa ariko bimeze bite? nkababwira yagiye mu kazi nk'abihorera, nta kintu berurira mbese. nta kintu nababwira kuko sinababwira, so wabwira umwana ukuri koko ntabwo byashoboka keretse nibamara gukura wenda. Amasarama rero ibintu biro bisa n'ibyongeye gusubira inyuma kandi twari tugeze mu gihe cyiza cyo gushima ko dusoje umwaka neza, cyo gushima Musoje kugira nabi. ngo tuwurye, niba ari izo nyama tuzazirye, niba ari iyo miceri tuzayirye, none ndi kubona ahubwo biri gusubira inyuma kurusha uko mbere byari bimeze. aho usozereza nabi ndabona ariyo maherezo pe. Abagabo muto abagore mwatanze amahoro koko mukongera ndibaza basaba amahana ari ikintu ari gutekereza koko buriya wa mugani ni wavuze uti naba na mbere uko byari bimeze se nk'ubu, yego pe warabyibushye ariko kubyibuha ntabwo umuntu abirya. Buriya nanone bwa bukene muri kumwe muri babiri si nk'uko wabugira uri umuntu umwe. Iyo muri babiri mukamenya ko mwaburaye murabyuka buri wese n'inzara afite n'abana baburaye mugatekera tuti se dukora iki, dushaka hano ujye gusaba nanjye nshaka gusaba turabike ibyo kurya. Naho ubu uratekereza uri umwe kandi ntiwabwira umwana ngo mwana ngo none se ngo tubigenze kuko ni umwana nyine. Rero niyo mpamvu havamo bya bibazo by'iki byo kugira ngo bya bibazo byava hagati yanyu bigere no ku bantu. Umwana abeho nta nyina, umwana abeho nta se, nta keya za se, nta keya za nyina. Ibyo bintu byose biba biri kuba rero iza ngaruka mbi. Gusa nanone ni ukwihangana guke. Niba ntago ubundi njye ntekereza ko kugira ngo ingo zisenye hagati yanyu ko muri babiri ari umwe waciye undi inyuma, ubundi iki kintu gikomeye twese twanga. Dore umunyeshuri wa mbere araje ngwino ataha saa sita se unamubwire abandi batane mugoroba. uri kumva nicyo kintu cya mbere abantu Dore bose amubwire. banga. Ngwino nesa amakaye yashyize ya ngwino igihe nta makaye afite aho ngaho ntabwo bayajyana aguma ku ishuri. ntabwo batahana Meze ahita ute? mu nzira. Salomo yarakoze urabona ko utarakoze yarakoze. ariko nta gacyonka yo genda wicare hariya ntabwo yakonka yiga. wabaye Amuseka abandi umusaza bana. pe. Turi kugana ku musozo rero nagira ngo Yo genda ugire wicare. ikintu ubwira abantu badukurikiye. Hari abantu bakuzi imbere, hari abakureba nyine, ubwo ugire ikintu babwira hanyuma dusoze. Hano hanjye biragoye pe, biragoye gusa ndashimira abantu bamfashije mu bihe byatambutse, ariko nimba hari n'uwumva yamfasha no muri ibi bihe rwose Imana imugirire neza. Birakomeye cyane, njye nta magambo menshi mfite yo kuvuga. Reka tusoreze hano rero, ubwo numvaga ku bwanjye nyine ubwo tuzagenda dufashanya uko bizakunda, turareba uko tubigenza kuko haracyari kare. Turaje turebe uko tubigenza kugira ngo turebe ko uyu munsi by'iri joro wabona ahantu waba uraye, ubwo n'ibindi turajya tugenda tubabwira uko byagenze, nimba hari icyabonetse, nimba hari icyo byatanze, tugenda tubamenyesha. Gusa nyine akeneye nyine ko hari uwagira ikintu amufasha nyine muri buno buzima arimo, kugira ngo wamugane umwaka awusoze ameze neza aho kuwusoreza ari mu gasozi. Reka dusoreze hano, gashobora kuganira cy'ubutaha.